Mwaramutse mwese muraho neza. Murabizi yuko gukora ikiganiro burya ni ibintu bitoroshye cyane, muratubabarira ku bakunzi bacu. Murihanganira amashusho yacu. Mbese nyine ntago burya gufungura cano ntago bisaba ibintu birenze. Murabona yuko twabanje kwifashisha utuntu duto, ariko buriya kugira ngo ukore business ntago bihera mu bintu byo hejuru, ni hasi, ni gake gake. Burya business ikorwa gake gake, ntago ikorwa bihise byihuse, kugira ngo muzarebe niyo umuntu n'umwana iyo avutse ni gahoro gahoro akazashyira akaba umugabo, si byo se? Ubwo ngubwo uyu munsi rero tugiye ntari natangira, ndi umubyeyi, ndubatse, ndi umumama, mfite abana babiri. Umwana w'imfura yanjye n'uyu twicaranye yitwa Mugisha, ni umuhungu. Kenshi hari n'ibiganiro bagiye kujya bakunze kubagezaho ari abana. Mugisha rero ntusakuze mu kiganiro. Ubwo rero tugiye kubagezaho ibintu bitatu, ariko ku bantu bashyashya mukiza kuri iyi cano, twagira ngo mubanze mukore sabone cyangwa subscribe. Ni ukuri mutugishyigikire, kandi turagira ngo dushimire. Buriya gukora ibintu ntushimire ni bibi. Cano nayitangiye mu kwezi kwa kane, ukwezi kwa kane, ubu turi mu kwa cumi, ndumva igiye kumara amezi 6. Ni ukuri mu gihe gitoya Imana yababashishije, nabonye abasabu 1000 banarenga. Imana ibahe umugisha. Rero abantu mudukurikira muri mu bihugu byo hanze, mukomeze gukora subscribe, mudushyigikire, kandi ibintu natwe tugiye kubagezaho bizasigara byiziritse ku nkingi y'umutima. Tugiye gushyiraho ibintu bitatu byafasha umurwayi wa kanseri, kandi bikaba byanamuvura. Ibyo bintu bitatu rero, icya mbere turi buhereho, ikintu cya mbere ni ibyishimo. Guhorana ibyishimo, buriya umurwayi wa kanseri agomba guhorana ibyishimo. Ibyishimo burya uzarebe, iyo wishimye ubuzima bugenda neza. Ubwo icya mbere ntabwo turabivuga, duhereye ku byishimo, kuko burya ubwonko iyo bwakiriye bufite ibyishimo, ibyishimo bigera ahantu hose. Ubwo rero ikintu cya mbere tugiye guheraho ni igitunguru. Igitunguru twebwe tuba turi no kubyandika kugira ngo tutazabyibagirwa. Ubwo iki gitunguru rero, twavuze ibintu bitatu agomba gukoresha ku muti umurwayi wa kanseri, kandi ibi bintu ndi kubikubwira uzi ko ari ibintu byoroheje, ni ibintu bikomeye. Ubwo hari igitunguru, sibyo? Hakaza elayo. Mbonereho no kubabwira ahantu elayo mwayisanga. Mwayisanga hano Nyabugogo, mugahamagara ku mashyirahamwe, cyangwa hariya muri gare, hariya hagati. Mwahamagara umugabo witwa Elisa, arazigira elayo. Noneho hariya Kimironko naho elayo zirahari mu alimentation, hano hose elayo ntaho utayikura. Elayo, igitunguru, elayo ni icya kabiri. Elayo buriya ni umwami w'amavuta yose ku isi. Harimo bizi se? Ni umwami w'amavuta ku isi, nimba utari ubizi. Elayo ni amavuta meza cyane. Hari ibintu byinshi afasha. Nk'ubu ngubu twe tugira abana bakiri batoya, hari ukuntu umwana kubagana akitwika. Burya iyo kimara kwitwika uhita ufata elayo ukamusigiraho, ubu mupfubije nakwirwa ujya no kwa muganga bitabikira. Ariko n'ubu bushye bugiye bworoheje. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero, hari igitunguru, elayo, ubuki. Ese mwari muzi yuko ubuki bubika
bubika ibintu imyaka 1000. Icyo kintu mwari mukizi se? Ubuki ushobora kubushyira mu kintu, icyo kintu yego bubika ikintu imyaka 1000 kuko ubuki ntago bujya bupfa, ntibugira reka da. Urumva ni forever and ever. Ubuki ni bwiza cyane. Ubwo rero ndagira ngo mburangire nk'abantu bakunda kuvuga ngo dufite stress, twananiwe, twagize ute. Abantu bakunda kugira stress bajye bakoresha ubuki cyane, buriya ubuki ni ubwa mbere. Noneho kandi ubuki twagira ngo tububarangiremo yuko unabufata ukabuvanga mu muti w'abana w'inzoka. Abana bakunda kurwara inzoka, ugafata nk'umutanzaniya ukawusabika. Wamara kuwusabika rero ukajya ushyiramo iki, ukajya ushyiramo ubuki. Ubwo rero nagira ngo tubagezeho ibyo ngibyo. Noneho ikindi tubonye imiti 3, tubonye igitunguru, elayo n'ubuki. Ibi bintu rero urabifata, igitunguru ukagicagaguramo serikire, urabona ugukata serikire. Wamara gukata serikire ugashyiraho, buriya ufite n'indimu biba byiza. Iyo ufite indimu ukagira igitunguru ukagira elayo n'ubuki, bibaye byiza washyiraho na karoti. Nuko karoti muri bya bintu 3 ntago nayivuza, ariko burya nayo ni nziza. Ibyo bintu ukazajya ubirya mbere yuko urya andi mafunguro, nyine urya ibihiye, kuko ibintu bibisi, umurwayi wa kanseri akunze gukoresha ibintu bibisi yahita akira vuba. Mu gihe kitarenze burya amezi 6 umurwayi wa kanseri yaba amaze gukira. Ariko nomero yanjye ndayishyira muri description kugira ngo muzajye mumpamagara. Kanseri ni indwara ikira nshuti yanjye, ntibazakubeshya ngo kanseri ntabwo igikira. Kubera iki idakira se? Imana yo mu ijuru hari icyo itakoze? Ariko tekereza kuki igishyimbo cyera, ni imbaraga yawe uba washyizemo kugira ngo cyere? Ntabwo ari imbaraga yawe uba washyizemo kugira ngo cyere, ni imbaraga y'Imana. Uko rero uvuga ngo ntabwo kanseri yakira, kubera iki se kanseri zidakira? Kanseri zirakira pe, ndakurahiye ko kanseri zikira. Ubwo rero muri description y'iyi video ndi bubashyiremo nomero zanjye, noneho tuzajya tubasha gukominikana. Ubwo rero ikindi ku bantu bashyashya, mukore subscribe, sabone, nimuranga mushaka musharinge, mutere comment, mumbwira ati ibi n'ibi. Nyine tujye tureba yuko video mwanazikunze, kandi hari ibyo bintu munabikoreshe murebe ko byabigirira akamaro. Ubwo rero nagira ngo icyo kintu, murakoze kudukurikirana. Icyo kintu cyari ingenzi kubibabwira yuko buriya kwihererana ibintu wenyine ntabwo ari ibintu byiza. Zino social media zidufasha kubona ibintu vuba mu gihe cyihuse, tutarinze tujya kwa muganga. Ni ngombwa tutarinze tujya kwa muganga, ariko wabonye umuti wa mbere w'ibanze. Ubwo rero mukomeze mudushyigikire kandi turabashimiye. Ciao, murakoze, bye. Umunsi mwiza, mugire umunsi mwiza ko mwadushyigikiye. Imana ibahe umugisha, ibahezagire, umugani w'umurundi. Bye.